yamukuye mu muhanda amugira umugore, ariko amaherezo byamusigiye igikomere gikomeye. Ni inkuru idasanzwe, nyemerera tuyumvire hamwe, bityo uraza kunshimira nyuma. Umugabo yagize umutima mwiza, yakira umukobwa wo ku muhanda, arangije amugira umugore, ariko urukundo rwe rwaje kumubera igikomere cy'iteka. Iyi ni inkuru ishingiye ku marangamutima, ku rukundo rudashingiye ku mafaranga no ku mugambi w'uwakundwaga ariko ntiyigera akunda. Ndagusabye wicare neza, untege amatwi, kuko iyi nkuru ishobora gutuma wongera gutekereza neza ku byo wizeraga mu rukundo. Reka dutangire. Sam yari umugabo ukora akazi gasanzwe mu mujyi, ntiyari umukire cyane, ariko yari afite umutima mwiza, kuko wari wifitemo gutanga ndetse ukanagira ineza. Buri gitondo yanyuraga mu nzira imwe ajya ku kazi, ariko rimwe na rimwe yahageraga akererewe kubera umukobwa umwe yarebaga buri munsi. Yari umukobwa wicaraga ku muhanda yambaye imyenda ishaje, ariko amaso ye yabaga yuzuyemo agahinda n'amayobera. Yitwaga Fiona, nta muntu washoboraga kumumenya neza. Yarebaga abantu nk'uwagize byinshi abona, dore ko yahoraga yigunze ndetse rwose agahora arakaye. Umunsi umwe Sam ajya ku kazi rero, yegereye Fiona, arangije amuha agacupa k'amazi n'umugati. Fiona aramwitegereza cyane, arangije araceceka, hanyuma amusubiza mu ijwi ritagira ati, ni ubwa mbere umuntu amvugishije atansuzuguye. Kuva uwo munsi Sam yagiye agerageza kumuganiriza gahoro gahoro, kugeza igihe Fiona yamwemereye ko yigeze kuba afite umuryango, ariko ibintu bikaza kumunanira, akisanga mu muhanda. Hashize ibyumweru bibiri, Sam yafashe icyemezo gikomeye, ahitamo kujyana Fiona iwe mu cyumba, by'umwihariko aramufasha kuri buri kimwe, aho yamuhaye imyenda, amuha ibyo kurya, amuha icyizere, ndetse rwose amubwira yuko ashobora kongera kubaho nk'abandi bantu. Fiona yatangiye kugaruka mu buzima busanzwe, arahinduka, atangira gusa neza, agaseka, aboneraho no gutangira gufasha Sam gukora ibintu bito byabaga biri muri urwo rugo. Sam akimara kubona ibi byose, nibwo yatangiye kwibwira ko yahishuye umukobwa mwiza wari warapfukiranwe n'ubuzima bubi. Hashize amezi 6, Fiona yarateruye abwira Sam amagambo akomeye, aho yagize ati, Sam, niwe muntu wa mbere wambonye nk'umuntu, mu gihe bamwe bambonaga nk'umujura, abandi bakambona nk'ikirara. Ibi ni ukuri byatumye ngukunda. Sam acyumva aya magambo byaramurenze ararira, kuko yaragize icyizere ko urukundo rwe rwaba rwarabonye igisubizo. Bidatinze biyemeje gukora ubukwe, ariko ntibwari buhambaye cyane, kubera ko nubwo Sam yari afite akazi, ntabwo yahembwaga amafaranga menshi. Ibi byatumye ubukwe butavugwa cyane mu binyamakuru ndetse no mu baturanyi, dore ko bamwe babuhinyuraga bagira bati, niyatirirwa bukora. Gusa nubwo bamwe babufataga nk'ubuciriritse, mu maso ya Sam ubwari ubukwe buhenze kurusha ibindi byose. Fiona yabaye umugore wifuzwa, akita ku rugo rwe na Sam, agaseka cyane, yewe akajya anaherekeza Sam aho yabaga agiye hose. Ibi byose byakomezaga kumugaragaza nk'umugore uri mu rugo rwe kandi rwose wanyuzwe. Ibi byanyuze Sam cyane, agahora yumva ko yabonye umugore w'inzozi ze, ndetse utazigera umutenguha. Ese kuko mu by'ukuri niko byakomeje? Ahashize umwaka umwe gusa, ibintu byatangiye guhinduka. Fiona atangira kujya asohoka kenshi, rimwe na rimwe akanataha atinze, akarusha akanabikora atabibwiye umugabo we Sam. Ibi ngibi rwose Sam yarabibonye, arababara, atangira gukeka ko haba hari ikibazo mu rugo rwabo. Niko guhita yiyemeza kubaza Fiona impamvu ibimutera. Sam yarateruye ati, ishu wanjye, ibi ni biki ko kuri gukora? Fiona yararakaye, ahita amusubizanya umujinya mwinshi ati, ndashaka umwanya wanjye, nkeneye kwigenga, ndetse waranziritse bihagije,
ubwo rero sinakomeza kwihanganira akubana n'umugabo utananyuzamo ngo anjyane ku mazi cyangwa ngo asohokane nanjye rwose njye mbona icyo ndatira abandi bagore. Uko iminsi yashiraga Fiona yakomezaga kwishyira hejuru akararikira amafaranga menshi, imyenda igezweho, telefone nshya n'ibindi by'irari ryinshi, ku buryo Sam atari kubasha kubimubonera, nubwo rwose yageragezaga gukora ibishoboka byose kugira ngo amushimishe. Ariko ibi byose nubwo yabikoraga, Fiona we yabonaga ko ibyo ahabwa bidahagije. Umunsi umwe rero bwarakeye Sam ajya ku kazi, ariko asiga abwiye Fiona ko ari butatinze kubera ko hari umuntu ari bubanze kujya kureba mbere y'uko ataha. Butangiye kugoroba akazi gasojwe, Sam yumvise ananiwe cyane ahitamo gutaha ngo ajye kuruhuka, ubwo kureba wa muntu ahita abyihorera. Nuko yavuye ku kazi hakiri kare cyane, ageze mu rugo asanga Fiona ari kumwe n'undi mugabo, mu gihe Fiona we yari yibeshye ko Sam atari bugaruke vuba. Sam akigera mu cyumba cye yakubise amaso ibyahaberaga, ahita agwa gihumure, acika intege, umutima utangira gutera gake cyane. Fiona n'uwo mugabo ubwoba bwarabishe, ariko Fiona akomeza gutsimbarara ku makosa ye no kwihenura kuri Sam agira ati, wambaye hafi igihe ntacyo nari mfite, ariko ndashaka ibirenze ibyo utanga. Sam yaracecetse areba Fiona mu gahinda kenshi, hanyuma aramubwira ati, nari narakwigize umugore, none unyeretse ko ntacyo ndi cyo, kuko kuzana undi mugabo mu buriri bwanjye bivuze ko nta cyanjye na kimwe ugikeneye. Sam yarahagurutse asohoka mu nzu ajya gutembera mu mujyi nk'umuntu utazi aho ajya, bitewe n'uko mu mutwe we yibazaga ikibazo kimwe gusa cyagiraga kiti, ese umuntu yagira neza agatanga urukundo rwe rwose ariko agahabwa igikomere nk'iki? Sam disi byakomeje kumubabaza, amara iminsi myinshi arwaye umutima, atavuga, atarya, ariko kandi abura ibitotsi. Fiona we yaje kugenda burundu, ava muri urwo rugo, ariko agenda atwaye ibintu byose bari barashakanye. Sam rwose ntiyigeze amukurikirana kuko yari yaramaze gutakaza icyizere mu bantu. N'ubundi yari yaramaze kwakira yuko Fiona yamunaniye, ndetse ko rwose kwizera abantu ari ikintu kigoye. Ahashize imyaka 2, Sam nibwo yongeye kugarura ubwenge, atangira kwandika ibitabo bivuga ku rukundo n'agaciro k'umutima wa muntu. Atangira gufasha abandi bantu bafite ibikomere nk'ibye, abaha umwanya wo kuvuga, akajya bigisha nuko babikira, kuko yemeraga ko nubwo yakomeretse ariko yabaye isoko y'agakiza kuri Fiona. Burya rero urukundo ntabwo ari igihembo, ahubwo ni impano, ariko nanone ntabwo ari umuntu wese ukwiriye kwakira impano yawe, kubera ko hari uwayakira nk'aho ari ibishingwe. Kandi gukomeretswa ntibizakubuze kugirira neza abandi mu gihe uzaba ubifitiye ubushobozi. Wowe se mu by'ukuri uramutse uhuye na Fiona, n'iki kintu wakora? Ni umusozo w'inkuru yacu rero, ndizera yuko yagushimishije. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, kanda subscribe hano kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubona inkuru zindi zitandukanye, zaba iz'urukundo, zaba n'iz'ubuzima, ndetse ni inkuru zirimo amabanga ateye ubwoba ndetse yihariye, ariko azagufasha kujya ugira byinshi wunguka, kuko buri nkuru yacu ni isomo nk'uko nabibabwiye, kandi nzakomeza kubibabwira igihe cyose. Twongere duhure rero mu yindi nkuru yacu itaha. Ndizera yuko wishimiye iyi ngiyi, ndagukunda cyane.